iyi mise y'amavuta nayo ni ikindi kimenyetso kidufasha kwinjira muri Pasika dukeye kandi twitagatifuje. Muri aka kanya rero inyuma yanjye murahabona umutambagiro mutagatifu. Ni umutambagiro utangiye ugiye guhimbaza yo gutangira imise yo guhimbaza yo guhumugisha amavuta matagatifu, ahari buze no gusubizwamo amasezerano y'abasaserdoti bose bo muri diocese ya Cyangugu. Ni ukuvuga ngo uyu muhango rero ukorerwa hirya no hino ku isi muri Kiliziya Gatolika, nk'umuhango wo guhumugisha amavuta birumvikana, ariko kandi ukaba n'umuhango wo kongera gusubiramo amasezerano kw'abasaserdoti. Ni ukuvuga ngo rero abasaserdoti bose muri diocese ya Cyangugu uyu munsi bateraniye hano kuri Paruwasi Katedrali ya Cyangugu kugira ngo bafatikanyirize hamwe guhimbaza iyi misa y'amavuta, ariko kandi banasubiremo amasezerano yabo. Ndumva rero twabareka mugakomeza na gahunda zikurikiye, mugakomeza n'igitambo cya misa, ndetse mukareba n'uyu mutambagiro mutagatifu ukomeje ubanziriza iyi misa. Nje rero muri kumwe ni Andre Kagwa mwene data, reka nkomeze mbifurize gukomeza kugira icyumweru gitagatifu gihire, kandi mbifurize no kuza kunegerwa n'iyi misa tugiye gukurikira. Amavuta matagatifu ya Kirisima asendereza uyasizwe ingabire za Roho Mutagatifu, kandi akamubera ikimenyetso kidasibangana. Amavuta ya Kirisima ntagatifu umwepiskopi agiye gukora azatuma abazayasigwa mu mpanga mu isakramento ry'abatisimu baba abasaserdoti, abahanuzi n'abami, babikesha kunga ubumwe na Kristo, maze bajye bahora bakereye Imana umuremyi wabo. Amavuta y'abarwayi ari buhaga umugisha yomora ibikomere bya roho y'umurwayi n'umunyantege nke, agatera imbaraga zituma ububabare bw'umubiri bugabanuka, kandi ntazahare mu kwemera. Uwayasizwe aba umwana w'Imana, akababara gipfura. Andi mavuta ahaga umugisha uyu munsi ni amavuta y'abigishwa. Ayo nayo azasigwa abigishwa. Ayo mavuta atuma uwayasizwe arwanya sekibi. Ni urugamba rukomeye, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka. Muri iyi misa kandi abasaserdoti nk'abagabuzi b'ibyiza by'Imana, abagabuzi b'ubuzima buturuka ku Mana, dutura igitambo cy'Ukaristiya igihe turi kumwe n'umwepiskopi, maze tugasubira mu masezerano twagize. Uwo muhango ukadusubiza ku munsi twahaweho ubupadiri. Ibyo bikatwongerera umwete n'ubushake bwo kurushaho kuba twunze ubumwe na Kristo. Ibyo tukabigirana ubudahemuka ku masezerano y'ubusaserdoti twahawe, kubera impuhwe z'Imana, urukundo rwa Kristo no gufasha Kiliziya ye. Dusabe rero bakristo bavandimwe kugira ngo Imana iduhundagazeho ingabire zayo. Imigisha yose, ubuvunyi bwayo muri iki gitambo cy'Ukaristiya bisesekare ku basaserdoti, ku bakristo n'abandi bose b'umutima mwiza. Reka mbararikire gutura umwepiskopi wacu, duture abasaserdoti bacu, kugira ngo ubumwe dufitanye bubabere koko ikimenyetso cya Kristo, we uri rwagati nk'umuhereza. Roho wa Nyagasani aze asakare ku mavuta ari butegurwe muri iyi misa, ayahe umugisha, maze twese abazayasigwa azatubere impamvu y'ubuyoboke, kandi atugire abanyampuhwe nk'uko Data wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Bavandimwe, iyi misa tugerageze gutura Imana ibyo tuzi n'ibyo dutazi, by'umwihariko ibyo dushima tuyishime, kandi n'ibyo dufitiye ubwoba byose tubiyiture. Nyagasani Yezu, we mushumba mukuru, we mushumba mwiza, we mwigisha n'umugaragu wa bose, uhe abasaserdoti bawe gukomera, ubahunde imbaraga zawe. Bahe kugukorera nta buhemu, bazarinde bapfa bagifite ubutwari n'urukundo. Urabaha imbaraga n'ubushishozi, ubahe kuba indahemuka, baharanira umutima w'abantu bose,
bakubera iteka ituro ryiza ritunganye kandi rikunogeye ubu n'iteka ryose. Amina. Duhaguruke twakira umutambagiro.